Yeremiya 17:5-8 ko badusomere. Uku niko Uwiteka avuga ati: havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Ndibaza ko wakurikiye. Iyo ijambo ritangiye ngo ainsi parle l'Éternel, ariya ku murongo wa 5 atangiye gute? Ainsi parle l'Éternel, bavuze iki mu Kinyarwanda? Uku niko Uwiteka avuga ati. Ni ukuvuga ngo ibyo dushaka kumva ntabwo ari umunyabwenge runaka wabivuze. Byavuzwe n'Imana ubwayo. Kugira ngo uhe credit cyangwa uhe uburemere amagambo, kuyo kubanza kumenya uwo yavuze. Numva ko ijambo rigira uburemere kurikije na nyiraryo. Niyo mpamvu Imana yatanga ivuga ngo ainsi parle l'Éternel. Subiramo. 5. Uku niko Uwiteka avuga ati. Uku niko Uwiteka avuga ati. Ntabwo ari ya Yeremiya. Umwuka w'Imana kuri Yeremiya niwe atangiye kuvuga. N'Imana rero ivuze aya magambo. Amagambo y'abantu bakomeye bo mu isi arubahwa, ndetse amwe agahindisha imishitsi, kandi ari abantu bazapfa ejo. Ariko hano rero ni Imana nzima, Imana idapfa, Imana yaremye byose, niyo ivuze hano ainsi parle l'Éternel. Uko ni Uwiteka avuze. Bwana asema. Abisirayeli igihe bumvaga ngo Uwiteka aravuze ngo, bose baracaga bugufi ndetse bagahinda imishitsi, uretse ab'iki gihe. Kubera iki? Kuko ntabwo bazi Imana uko yakamenywe. Umutwe w'ijambo ry'uno munsi uravuga ngo kwiringira Imana bibanzirizwa no kuyimenya neza. Wayibise? Kwiringira Imana bibanzirizwa no kuyimenya neza. Kuko ikintu kibabaje, hari abantu bazi ko bazi Imana kandi ntayo bazi. Ngo kwiringira Imana kubanzirizwa no kuyimenya neza. Kutayimenya neza uziringira ibitari Imana. Niyo mpamvu Hosea, umuhanuzi Hosea araduhamagarira mu Mwuka Wera, kuko nawe ni Umwuka Wera wamubwiyemo, araduhamagarira muri aya magambo kumenya Imana. Hosea 6 umurongo wa 3. Dushishikarire kumenya Uwiteka, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Amen. Hano umuhanuzi Hosea arahamagarira ubwoko bw'Imana ngo nibumenye Uwiteka, ngo nibugire umwete, nibashishikarire kumenya Uwiteka. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Tumenye Imana kandi turushizeho kugira umwete wo kuyimenya. Kuko ntabwo umuntu avuga ngo nayimenye uyu munsi ngo birangire. Ni urugendo rutagira iherezo. Kubera iki? Kubera impamvu iri simple. Ndashakisha amagambo y'Ikinyarwanda. Comment est-ce que l'être fini peut-il connaître l'infini? Ese umuntu nkanjye nkawe afite agarukira
haba mu buzima bwo kubaho imyaka 70-80 ku muntu atakenyutse afite ubwenge bufite bugarukira, ni gute ashobora kuvuga ngo namenye Imana itagira itangiriro n'iherezo? Nibishoboka. Niyo mpamvu n'urugendo rutagira iherezo. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Parce que nous avons affaire à un Dieu infini. Tuba dufite turi imbere y'Imana itafite itangiriro n'iherezo. C'est le Dieu éternel. Ni gute wowe kiremwa wamenya rurema nkuko bikwiriye? Ariko Imana yaduhaye ijambo ryayo n'umwuka wayo kugira ngo dutangire urugendo kugenda tuyimenya. Mu bisanzwe ni ukumenya Imana mu rwego ugezemo mu rugendo, ari ugashishikara no kuyimenya, kubera yuko ni Imana iri infini, ni Imana idafite aho igarukira n'ayitangirira. Imana ishimwe. Na niyo mpamvu abanyabwenge bitwa abafilozofe iby'Imana birabasiga benshi, kubera yuko bayishakisha mu bwenge bwayo kandi irarenza ubwenge bwacu. Imana ishimwe. Haleluya. Ari ikintu bita immanence na transcendance. Immanence ni ubuzima turimo buri munsi wo kujya kugura kawunga, wabyumvise, no kujya gusura inshuti yawe, kujya kugura mituyu. Ubu buzima turimo bwitwa immanence. Ariko hari ikintu bitwa transcendance. Nuvuga ngo ni mu rwego rurenze rero ibi tubona. Imana rero yitwa un Dieu transcendant. Nubwo muri Yesu yabaye Imana yaje kubana natwe, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ariko ni Imana itranscenda, ni Imana irenze ibitekerezo byacu, irenze imikorere yacu, irenze amarangamutima yacu, irenze iyo dushobora kurota, irenze iyo dushobora gutekereza, irenze ushobora gutekereza ukanatekereza iri hejuru y'ibyo byose. Imana ihabwa icyubahiro. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Donc philosophiquement c'est un Dieu qu'on ne peut pas connaître avec son intelligence. Nuvuga ngo Imana ntushobora kwimenyesha ubwenge bwawe. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo nzahindura ubusa ubwenge bw'abanyabwenge. Soma Abakorinto ba mbere. Ndumva uruzi rwa Revelation ruratangiye gutemba. Abakorinto ba mbere gice mbere 19 ugaza kuri 21. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntibuhinduye ubupfu, kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenywa Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Amen. Hano birumvikana neza. Ubwenge bw'isi bushobora kugeza abantu kumenya Imana rurema. Bashobora kumenya science iby'Imana yaremye, bashobora kumenya ibintu byinshi cyane, bakabivanamo technology, bakabivanamo intelligence artificielle, artificial intelligence, bakabivanamo ibyo bashaka byose. Ariko iyo nzira ntabwo ari yo nzira ibaganisha kumenya Imana rurema. Niyo Imana ivuga hano. Uko iyo bari ubwenge bw'isi bwagatumye abantu bamenya Imana, byakamenya Imana gusa ba Albert Einstein, ba Socrate, ba Platon, bari aba scientifique na bari aba philosophe. Ariko Imana yashimye ko uwo ari we wese afa kwitwa mwene Adamu, afa kuba yitwa ikiremwa muntu, utitaye statut social, icyari cyo muri societe, afite amashuri ntabwo afite amashuri, arakize ntabwo akize, aremewe ntiyemewe. Ibyo byose tubishyize ku ruhande, ibyo bita human standards, tubishyize ku ruhande, ibipimo isi ipimiramo abantu, abahambaye ngo baciriritse n'abatariho. Niyo mpamvu iyo ugiye kuri aeroport aragice kitwa VIP, very important person.
vuga ngo hari abantu batari important. Ariko Imana mu kuturema twese yaturemye tureshya. Amen. Na niyo mpamvu rero Imana yashyizeho inzira yo kwimenya ititaye ku ibyo isi itandukanyamo abantu, ngo umuntu wese ashobora kwimenya itarinze kureba za kriteri z'abantu. Iyo nzira Imana yashyizeho ni inzira imwe gusa, ni inzira yo kwizera. Umunyabwenge ashobora kwizera, utiza ashobora kwizera, umukire ashobora kwizera, umukene ashobora kwizera, umunyedini ashobora kwizera, udafite idini ashobora kwizera, usenga ashobora kwizera, udasenga ashobora kwizera. Buri muntu wese ashobora kwizera kuko hizezwa umutima. Kandi umuntu wese ashobora gukizwa kuko urufatiro Imana yashyize gukizwa ntabwo ari kugenda Yerusalemu muri pelerinage cyangwa n'ahandi bantu bajya, oya, cyangwa imihango runaka yo kugira ngo ushikire ku Mana, ascetisme, kubabaza umubiri n'ibindi byose ngo biba dans les croyances orientales hariya mu bice bya Aziya. Oya, Imana yavuze ngo kubera ko nta muntu akwiye kwirata imbere yanjye, dore byose ndabiguhaye, asigara icyubahiro kuba ari cyanjye jyenyine. Mose aravuga ngo agakiza Imana yarakazanye igatereka ku rurimi rwawe n'umutima wawe, ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera n'umutima wawe ko Imana mu buzima bapfuye, urakizwa. Ibyo bintu bibiri rero urabifite, ndabifite, abantu bose kuva kuri Adamu na Eva barabifite kugeza ku muntu wa nyuma. Niyo mpamvu ngo ntihagire umunyamubiri n'umwe yirata imbere y'Uwiteka, ariko wirata yirata Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. Ngo nibituruka ku muntu afite ingoga zo kwiruka ngo arushe abandi hanyuma akizwe, ngo ya ngo Uwiteka niwe azamura, Uwiteka niwe acisha bugufi. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Iyi niyo ndababwira, bitega amatwi kuko niyo nzira yonyine yo kumenya Imana. Kandi nutayimenya ntabwo uzayiringira nk'Imana, uziringira Imana yo mu bwonko bwawe, kandi iyo yitwa ikigwamana. Abantu bibaza ngo les idoles ngo ni ibishushanyo ubona n'amaso. Oya, il y a plein d'idoles, plein d'idoles. Imana zitarizo, zitari mu Bibiliya, zitaramizo ijambo ry'Imana, zihinduka ibigwa Mana. Shobora kuba ari abantu wizera wiringira n'ibigwa Mana, shobora kuba ari ibintu byawe ibigwa Mana, shobora kuba ari ubwenge bwawe n'ibigwa Mana, shobora kuba ari amafaranga. Ibigwa Mana ni byinshi cyane, kandi Imana iravuga ngo babitwara mu mitima yabo. Numva se ko hari ibigwa Mana biba bitwaga mu mitima. Hari bya bindi bisengwa ahantu, hariho n'ibitwaga mu mitima. Muri isi rero byinshi bitwaga mu mitima. Amen. Le monde post-moderne isi turimo muri iki gihe itwara ibigwa Mana mu mitima. Umuntu wese afite ibye mu mutima we. Rero Hosea araduhamagariye kumenya Imana kandi ngo dushishikare kuyimenya, kuko niho umwana w'umuntu ashobora kuyiringira akayibona, kamugira akamaro, agatabarwa, agasubizwa, akarindwa, akarwanurirwa, agasoza neza ubuzima bwe muri iyi si yacu. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. None rero ngira ninjire directement ku ijambo ry'uno munsi. Hano Imana yavuga iki? Ngo umva uko Uwiteka avuga. Wabiriza? Yabanje kuvuga ngo havumwe. Udio turagenda umuntu kundi. Wa gatanu ngo havumwe. Ese Imana itangiye nimbuzi ko ari Imana koko. Itangiye n'ijambo ngo havumwe, ntago wenda umushitsi. Imana ikuvumye se bizagenda gute? Nikaba kakubaye. Dore iso akuvumye ubugowe. Sibyo?
akuvumye bifite impamvu, parce que la malédiction sans cause et sans effet. Akuvumye birafata kuko ni Imana yabivuze. Wubahe so na nyoko ubone kuramira muri isi, ngo niryo tegeko rifite n'isezerano. None se nakuvuma kandi bifite impamvu nibiyafata? None Imana ni kuvuma noneho biragenda gute? Papa wa papa bose nakuvuma ndugu yangu, turemeranya yuko sibyo ijuru riba rituguyeho. Imana nivuga ngo ndakuvumye, ijuru riba rikuguyeho. Reka mbaye urugero mbere ko nkomeza. Hari umwami yitwaga Yoakimu muri Bibiliya, biri muri Yeremiya. Imana yaramuvumye no mu nda y'ingoma, ingoma ya Yuda, Dawidi, ingoma ya Dawidi, ngo nta mwana gukomokaho azajya ku ngoma. Byarabaye, ingoma ya Dawidi aho yagarukiye bajya mu bunyage i Babuloni, nta mwana wa Dawidi yongeye kwicara ku ngoma kubera ijambo Imana yavuze kuri uwo mugabo. Hari n'ibindi yamuvuzeho muri iyo malédiction. Ntabwo yavuze ngo ndakuvumye gusa, Imana itivuga n'ingingo zijyanye n'uwo muvumo. Byose niko byabaye, na niyo mpamvu bavuye ni Babuloni mu bunyage mu myaka 70, nta ngoma ya Dawidi yongeye kubaho. Ahubwo ingoma ya Dawidi hari isezerano ko uzayicaraho ni Yesu Kristo. Uwo niwe ategerejwe. Kubera iki? Kuko mu bisekuruza by'uwo mugabo, amen, ntabwo ari we Yesu akomoka. Nubwo Yesu ari umuzukuru wa Dawidi, bigeze kuri uwo mugabo Imana iramukwepesha, Imana igafata indi linye. Muri buryo Imana hano nta mwanya mfite ngo mbibereke, nari kubereka shema ibisekuruza bya Yesu biraza mwabibise. Amen. Bigeze kuri uwo mugabo Yakini, noneho birakwepa. Ugahita ureba rero Yesu mu buryo bw'umubiri kuri Yosefu, amen, mwabibise, ndetse na Mariya, kuko nawe ni umuryango wa Dawidi kandi akaba ari no mu muryango wa Lewi. Umubyeyi umwe yari umulewi, undi yari ku ngoma ya Dawidi, kuri nyina mulewi, kuri se ngoma ya Dawidi. Uvuga ngo Yosefu na Mariya hari aho bahurira mu bisekuruza. Babibise. Ni ukuvuga ngo rero Yesu iyo akomoka kuri Dawidi, Salomo, bikaza bikanyura kuri Yoakimu hariya, sibyo, ntiyari kuba umwami kuko hari umuvumo aho. Imana yakwepye uwo mugabo, Imana itizana Yesu mu yindi linye, ariko ikagenda igaja kuri Dawidi. Mwabibise? Imana ikuvumye ijuru kugwaho, bibaye kurangiranye. None Imana ivuze iki? Tugende. Maudit ainsi par l'Éternel. Tujyane. Kuniko Uwiteka avuga ati, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. havumwe umuntu wiringira undi muntu. Havumwe uwiringira undi muntu. Havumwe uwiringira undi muntu. Ibi bivuye mu kanwa kandi k'Imana ubwayo. Kwiringira umuntu cyangwa ikintu imbere y'Imana bihinduka Imana kuri uwo muntu wabyiringiye cyangwa wiringiye undi. Ubusimbuye Imana ukayisimbuza umuntu. Nimba tuvuga ngo havumwe wiringiye umwana w'umuntu. Qui prend la chair pour son appui? Akishima amaboko ye. Qui prend la chair pour son appui? Akishingikiriza imbaraga za kimuntu. Izo ni izahe? Ni amafaranga, n'ubwenge, amen, ni kimenyane, n'umudamu, n'umugore, n'abana, n'inshuti, n'ibintu. Nuvuga ngo
confiance yawe icyo wishingikirize kuko turavuga ngo se confier kwiringira et prendre appui kwishingikiriza ngo havumwe umuntu yiringira umwana w'umuntu nkawe. Icya kabiri, havumwe umuntu yishingikiriza ibindi byose atari Imana nzima. Bavandimwe, tutarakomeza tugumihura amagambo, sibyo? Quelle conclusion tirer? Hano wavuga iki? Mu isi muri miliyari 9 tuyisi uyu munsi benshi baravumwe. Niyo mpamvu rero isi iri mu ngorane. Wakubaza ngo kubera iki isi ibuza amahoro? Kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba, kuva ikusi kugera ikasikazi, kubera iki isi ibuza amahoro? Igisubizo ni iki? Nta kindi. Nushakishe muri geopolitiki imeze nabi ku isi, nushakishe ngo biki ngo nukubera nuko abantu bimuye Imana nzima, biringira abandi bantu b'inyama n'amaraso, cyangwa bakiringira imbaraga za kimuntu arizo ubwenge, ariyo technologie, no munsi yitwa artificial intelligence, artificielle, bakiringira science, bakiringira byose. Ibyo byose ntabwo ari bibi, ariko ibyo ni byavuye mu byaremwe. Bariringiye ibyaremwe aho kwiringira yabiremye. Izo nizo ngorane zituma isi ishaka amahoro agahunga kure, haba à titre individuel ku muntu giti cye cyangwa amahanga. Encore une fois nababwiye, ntabwo ari genda ndavuga, ni Imana iravuga. Amashimeje ku Mwami Yesu. Noneho ngo uwo muntu bizagenda gute? Bene uwo muntu yiringira umwana w'umuntu akimura Imana nzima mu mutima we, ntaba ariyo yiringira, cyangwa akingira imbaraga za kimuntu, ngo Imana yavuga ngo azamera gute? Umviriza, il est comme un misérable dans le désert. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu. Nuvuga ngo ubuzima bwe n'ubutayu. Ushobora kuba ufite amafaranga nk'aya Elon Musk, uriya yohereza ibyogajuru bikagenda. Ushobora kuba ufite amafaranga y'aba Bill Gates, y'aba Bezos, nyiri Amazon, ariko ukaba wibera mu butayu, kuko mu mutima wawe n'ubutayu. Kuko Imana ntabwo ibeshya. Il ne voit point arriver le bonheur. Kandi icyiza n'ikiza ntazakibona. Ngo icyiza ntabwo azabona ko gihari ko kije. Na n'ibyo uyu munsi tubona, hari icyiza kiruta amahoro. Amahoro icyo cyiza cya mbere, ariko amahoro aguma ajya kure. Dore uyu mwanya ndababwira, OTAN, biriya bihugu by'Iburasirazuba byishyize hamwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi kugira ngo birwanye y'Iburengerazuba, Western countries, OTAN bishyize hamwe kugira ngo birwanye Uburusiya, biriya bihugu by'Iburasirazuba. Amen. Uyu mwanya bari barundanya ingabo muri Pologne, muri Rumani, ibihugu bihana umupaka na Ukraine n'Uburusiya hariya. Iyo ni sinyari ikomeye cyane. Wabizi? Kubazi amateka ya ziriya OTAN uko zashinzwe, n'ibyita Pact ya Varsovie n'ibindi byose. Sinshaka kubyinjiramo cyane, nta mwanya. Ni amasinye mabi ku isi. Wabizi? Ni ibimenyetso bibi ku isi. Wabizi? Amen. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibimenyetso bivuga ko isi igira yinjire mu mahoro, ahubwo isi igira yinjire mu ngorane zikomeye cyane. Izirimo yinjire mu zindi ziruta izihari. Ngo il ne voit point arriver le bonheur.
kandi icyiza n'icyiza ntazakibona. No. Isi irashaka ibyiza ariko ibyiza biri kure. Il habite les lieux brûlés du désert. Ugazatura ku gasi ko mu butayu. Ubuturo bwe mu buryo bw'umwuka ni mu butayu. Ese mu butayu haba iki? Uretse umusenyi utwika n'ibitare n'ibiki. Mu buryo bw'umwuka ubutayu bubaho bande. Mu bitambo umviriza. Mu bitambo byo kubarira ibya Isirayeli habagamo icyo bita isekurume y'ihene. Umutambyi mukuru akayaturaho ibyaha by'ubwoko bwa Isirayeli, kandi iyo sekurume y'ihene ntago bayiryaga. Imana yategaga ko bayohereza mu butayu. Biri muri Bibiliya yawe. Haba iki noneho? Haba amadayimoni n'umuvumo. Mu butayu rero haba ni ubuturo bw'abadayimoni n'ibijyanye nabo. Uko niko Imana ivuga, umuntu yiringira umwana w'umuntu akingira n'amaboko ye, ngo niko azamera. Niyo ngorane rero isi ifite. Ingorane y'isi si ikindi nuko bimuye Imana nzima. Bakiringira ibindi, bakiringira ubwabo, bakiringira ubwenge bwabo, bagatira Imana umugongo. Ibi rero ni ukuri ku muntu ku giti cye, ni ukuri no ku mahanga. Muvuge muti amen. Muvuge muti amen. Noneho Imana iropoza undi muntu. Amen. Uwa mbere ni umuntu Imana yavuze ngo umuntu yiringira undi muntu aho kwiringira Uwiteka agishingikiriza imbaraga ze. Amen. Haleluya. Akishingiza imbaraga za kimuntu, Imana ivuga ibizamuranga. Ntabwo ari byiza. Azashaka amahoro bamuhunge. Azashaka ibyiza bimuhunge. Imana ivuze rero umuntu wa kabiri. Ariya ku murongo w'8, umurongo wa 7. Ngo béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Ngo hahirwa umuntu. Amen. Wizera Uwiteka. Kwizera ni ijambo riri mu byinshi. Ntago yizera abantu, ntago yizera ibintu, yizera Uwiteka. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Afite confiance mu Mana. Ntago confiance ayifite kuri we cyangwa ku bimuzengurutse, ayifite mu Mana. Hanyuma umviriza. Et dont l'Éternel est l'espérance. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo umuntu we ntago yiringira abantu, ntago yiringira ibintu byaremwe, yiringira iyabiremye. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Murabona yuko ni ibintu biri bihabanye. Uriya wa mbere n'uwa kabiri n'abantu babiri diametralement opposés, barahabanye. Ni burasirazuba ni burengerazuba. Uyu wa kabiri mwamwumvise, Imana atanga ivuga ngo arahiriwe. Imana itanga ivuga ngo urahiriwe, ni ibintu bikomeye cyane. Amen. Umvirize ibiranga uwa kabiri. Il est comme un arbre planté près des eaux. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Subiramo. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Imana ivuga ngo umuntu ayiringira, umuntu ayishingikiriza, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Wa wundi wa mbere atiringira Imana, ngo yibera mu butayu, hari uruzuba, aho nta buzima buhari, l'habitation des démons, aho abadayimoni bibera, aho yasekurumiye ihene umutambyi mukuru
yayoherezaga amaze kwishyiraho ibyaha bya Isirayeli. Amen. Uyu wowe ngo yibera hafi ngo nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Mukurikire. Et qui étend ses racines vers le courant. None hano baratubwira ngo uriya yiringira Imana akaba ariwe shingikiriza muri byose, sibyo? Hein? Donc il se confie en l'Éternel, il met son espérance en l'Éternel. Yiringira Imana kandi yishingikiriza Imana. Ngo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Amen. Ngo gishora imizi yacyo mu mugezi, ko n'amazi atemba. Et qui étend ses racines vers le courant. Gishora imizi mu mugezi. Kurikira. Ndazagaruka kuri aya magambo. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient. Ntikizatinya amapfa nacana. Ngo icyo giti ngo ntigizatinya amapfa nacana. Ni igiti muntu. Amen. Amapfa nacana. Ni ukuvuga iki? Amapfa nacana. Amen. Mu Kinyarwanda buriya ntabwo mushobora kubyumva neza. Mukurikire. Il dit, l'Éternel dit, Amen. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ntabwo icyo giti kizumva ubushuhe butuma ibiti biba bibi byuma. Hari impamvu yabyo. Musurinye hariya, apana amapfa, musurinye chaleur. Ubushuhe bwinshi bukamura amazi mu giti. Okay? Amen. Et son feuillage reste vert. Ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ibibabi by'icyo giti biba ari itoto. Kubera iki? Kuko gifite amazi. Kuko kirindwa ubushuhe, une chaleur excessive. Ubushuhe. Mukurikire buri jambo ryose rifite rivuga. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Ntikizita ku mwaka wacanyemo ubushyuhe. Nikizita ku mwaka icyo gihe imvura yaba yarabuze. Ngo ntacyo bibwiye, ntacyo icyo giti bikibwiye. Mwabyumvise? Mugo muti ni Imana iravuga. Il ne cesse de porter du fruit. Kandi nikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Kandi nikizareka kwera imbuto no mushu. Nje kubaza. Mwigeze mumva Imana ivuga kuri iki giti muntu cya kabiri. Amen. Yigeze ivuga ubutayu. None se. Kuko itavuza ubutayu ikavuga ubushuhe ko bushobora kuba. Gishobora kunyura mu bihe by'ubushuhe. Ariko Imana yigeze ivuga ko izahura n'ubutayu. Hari impamvu. Niyo mpamvu navuze ngo mukurikire hano, si mwende hari. Kurikira rero. Imana ivuze umuntu uvumwe. Imana ivuga n'umuntu uhiriwe cyangwa uri blessed. Mtu ambaye amebarikiwa na Mungu. Umuntu wahawe umugisha ni Imana. Uwa mbere twamutinzeho. Ngo ni umuntu yiringira umwana w'umuntu akimura Imana nzima. Ngo ni umuntu yishingikiriza imbaraga za kimuntu, ubwenge, amafaranga n'ibiki byose, aho kwishingikiriza Imana yabiremye. Yavuze ko aza umuntu wituriye mu butayu mu ijambo rimwe n'ibijyanye nabyo. Namaze kubabwira ubutayu muri Bibiliya ico busobanura. Amen. Ntabwo Imana yabwiye umutambyi mukuru ngo iriya sekurume y'ihene numara kurishaho ibyaha bya Isirayeli uyohereze mu ishyamba, uyohereze mu nyanja, ariko uyohereze mu butayu. Niyo havuye ile expression y'Igifaransa bouc émissaire. Aho niyo yavuye. Iyo hari ibibazo
bagashaka uwo bayigerekaho, uwo muntu bamwita buke emiseri. Iyi rero yo muri Bibiliya yitwa buke emiseri, ariya niho yavuye. Uyu wa kabiri ngo hahirwa ngo umuntu yizera Imana, akaba ariyo ashiramo ibyiringiro bye, akaba ariyo yishingikiriza mu bihe byose, byaba byiza byaba bibi. Amen. Uwo ngo arahiriwe, ngo ameze nk'igiti cyatewe, nta giti cyitera, igiti cyatewe. Kubera ko ari igiti muntu rero, iyo umuntu yiringiye Imana muri Kristo Yesu, iyo umuntu yishingikiriza Imana muri byose, Imana kuko yamugize igiti muntu kandi nta giti cyitera, niyo imutera. Iragufata ikakuvana mu butayu aho wari uyibereye ugoswe n'amadayimoni, uguma witotomba we uvuma ugira guti nta mahoro, nuko watunga ibya mirenge nta mahoro, urugo rugasenyuka, abana bakabibirara, wabyumvise n'ibindi, ukazara wishigagura ninjoro kandi ufite amafaranga. Biratangaje kubona ufite amafaranga ariko ugabura ibitotsi. Imana ikakuvana mu butayu, Imana ikagutera hafi y'amazi, hafi y'imigezi y'amazi. Oh, amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Ntabwo ari wowe uzitera, ntabwo ari idini rizaguterura ngo rikuvane mu butayu rigutere, ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari ubutunzi bwawe, ntabwo ari ubufura bwawe. Imana niyo igufata. Dieu te prend, Imana iragufata, il te déracine ikagushinguza du désert, ikakuvana mu butayu, dans le sable brûlant, mu musenyi waka umuriro, là où il n'y a que la mort, hari urupfu gusa, le repère des démons, aho abadayimoni babarizwa, là où on envoyait le bouc qui portait le péché d'Israël. aho boherezaga ihene zari zikoreye ibyaha by'Abisirayeli. Dieu te transplante Imana ikakuvana ikakujyana ahandi, du désert, ikakuvana mu butayu, un lieu où il n'y a pas d'espérance, ahantu hatari ibyiringiro, un lieu où l'homme est aux prises avec ses propres angoisses, ahantu umuntu ari ahantu hari agahinda n'umubabaro, l'endroit où l'homme est Dieu pour lui-même, aho umuntu aba yihindukira Imana we ubwe, l'endroit où l'homme aho umuntu ne voit pas au-delà de sa tombe. atabona hirya y'imva ye. Dieu te prend de ce lieu-là Imana ikakuvana aho hantu, et Dieu t'amène auprès des eaux, Imana ikakujyana hafi y'amazi, auprès des courants d'eau. hafi y'amazi asuma. C'est là où Dieu va te planter. Aho ni Imana igutera. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Niki bisobanuye? Bien sûr, Dieu aime les métaphores. Birumvikana Imana ikunda gukoresha ikigereranyo. Il faut comprendre au-delà des métaphores. Ukwiriye gusobanukirwa birenze ikigereranyo Imana Dieu yakoresheje. te plante près des eaux. Imana iragutera hafi y'amazi. Dieu te plante là où il y a les courants. Imana iragutera hafi y'amazi asuma. Les eaux et les courants d'eau symbolisent la puissance de l'esprit. Amazi n'amazi asuma bisobanura imbaraga z'umwuka wera. Amazi atemba. L'esprit. Umwuka wera. Dieu te plante là où il y a la vie de Dieu. Imana igutera ahari ubuzima bwayo. Dieu te plante dans son royaume. Imana igutera mu bwami bwayo. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Uwo ni umurimo w'Imana. Toi, tu n'as fait que croire en lui. Wowe icyo usabwa ni ukumwizera gusa. Tu n'as fait que mettre ta confiance en Jésus-Christ. Wowe icyo usabwa ni ugushyira ibyiringiro byawe muri Yesu Kristo. Dieu qui s'est fait homme. Imana yahinduye umuntu. Lorsque tu
plantes ta foi en Jésus-Christ, iyo ushiruza ukwizera kwawe muri Yesu Kristo, lorsque tu mets ta confiance en lui, iyo ushize ibyiringiro byawe muri we, il y a un miracle qui s'opère. hari igitangaza kita gikoreka. Dieu va t'amener Imana ihita igutwara du désert ikakuvana mu butayu vers les courants d'eau de l'esprit. ikakujyana ku mazi atemba Il te plante dans la vie du royaume. ikagutera mu buzima bw'ubwami. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Uwo ni umurimo w'Imana. Et voici ton œuvre maintenant. Noneho reba umurimo wowe ukureba. L'arbre ne se plante pas lui-même. Igiti ntago kitera ubwacyo, C'est l'homme qui le plante. ni umwana w'umuntu ugitera. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 3. Nicyo batubwira mu Bakorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa 3, 6-9, vite, vite. 6:9. nijye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Amen. Ni ukutera ntacyo aba ari cyo cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Utera n'uwuhira barahwanye, kandi umuntu wese azahimbwa nk'uko yakoze umurimo we. Kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Amen. Oh, acclamons Jésus. Dukomere Yesu amashi. Acclamons Jésus. Dukomere Yesu amashi. Heureux celui qui croit en la parole. Ahirwa wizera ijambo ry'Imana, Il lui sera fait selon sa foi. bizamubera uko yizeye. Ça veut dire quoi? Bisobanuye iki? Ça veut dire que Ni ukuvuga ngo mettre sa confiance en Jésus, gushyira ibyiringiro byawe muri Yesu, avoir Jésus comme appui dans cette vie, kugira Yesu nk'urwishingikirizo rwawe, Dieu te plante dans son royaume. Imana itigutera mu bwami bwayo. Regardez, Murebe mu byahishuwe igice cya 22, tu sauras ce que j'ai dit. niho usobanukirwa ibyo navuze. Jean dit, Yohana aravuga ngo j'ai vu la Jérusalem céleste nabonye Yerusalemu yo mu ijuru, et au milieu de la ville, maze hagati yo murwa il y avait un fleuve. harimo uruzi. Et de part en part de ce fleuve, Rero impande dans les deux bords, zombi z'urwo ruzi poussaient des arbres. heze ibiti. Alléluia. Amen. Qui portaient les fruits, Ibiti byeraga imbuto, servaient à la Quand- guérison des nations. kandi izo mbuto zakizaga amahanga. C'est là où Jésus plante l'homme qui se confie en lui. Aho niho Yesu atera abamwiringira, Il le plante dans sa cité abatera mu murwa we, et pas n'importe où. kandi atari ahariho hose, C'est pas dans un coin, ntago ari mu nguni runaka, c'est pas des kilomètres dans cette cité. ntago ari kure ibirometero hirya y'umurwa. Il le plante auprès de ce fleuve d'eau vive Abatera hafi y'urwo ruzi rw'amazi y'ubugingo, pour qu'il puisse continuer à être verdoyant kugira ngo rukomeze kugira ibibabi bitoshe et porter des fruits chaque saison. no kwera imbuto buri gihe. Alors comprenez, Rero musobanukirwe, c'est Dieu qui plante l'arbre. ni Imana itera igiti, Parce que l'arbre est planté par quelqu'un. kuko igiti giterwa n'umuntu Paul runaka. vient de nous dire dans 1 Corinthiens, Paul vient de nous Pawulo Corinthiens, aratubwiye mu Bakorinto, moi j'ai planté njyewe narateye, et Apollos a arrosé, Apolo aruhira, mais c'est Dieu qui fait croître. ariko Imana niyo ikuza. C'est une révélation, comprenez. Nihishurwa mu musobanukirwe. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, qui place en lui sa confiance. ushira ibyiringiro bye mu Mana. Il sera comme un arbre planté auprès des eaux, Azamera nk'igiti cyatewe hafi auprès des y'amazi, courants d'eau. hafi y'amazi atemba, Et cet arbre sera toujours verdoyant. kandi icyo giti kizahora gitoshe, Il n'aura pas à craindre la chaleur, ntabwo kizatinya izuba, ni la sécheresse. ubushuhe cyangwa igihe cy'izuba. Je vais y revenir là. Ndaza kubigarukaho. Le secret de cet arbre, Rero ibanga ry'icyo giti c'est qu'il continue cet arbre à plonger ses racines dans le fleuve. nuko icyo giti gikomeza gushora imizi yacyo mu nyanja munsi. Ce n'est pas le planteur qui va plonger les racines. Ntabwo ari uwateye icyo giti utuma imizi imanuka munsi, C'est cet arbre qui plonge les racines ikomeza gushora imizi pour puiser les matières nutritives par ses racines. kugira ngo kibashe gukurura ibyo kurya byacyo binyuze mu mizi.
Alors, rero en réalité, qu'est-ce que Dieu dit ici? rero hano ni iki Imana ishatse kuvuga Au-delà de la métaphore. bigendeye ku kigereranyo yakoresheje. Lorsque tu crois en Jésus, Iyo wizeye umwami Yesu tu continues à le connaître. ugakomeza kumumenya, Dieu plante auprès des eaux. Ça veut dire, Dieu te plante dans sa cité, Imana iguterera mu murwa wayo, là où coule la vie de son esprit. aho hatemba uruzi rw'umwuka wayo. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Uwo ni umurimo w'Imana. Maintenant, ton œuvre à toi, Noneho umurimo wawe c'est de continuer à plonger les racines de la foi dans ce ni courant de fleuve. ugukomeza gushora imizi yo kwizera muri uwo murwa, Par la prière, binyuze mu gusenga, par la connaissance continue de la parole de Dieu, biturutse mu gukomeza kumenya Imana, binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, par la soif du Dieu vivant, mu kugira inyota y'Imana nzima, par la volonté de mettre en pratique tout ce que tu apprends de Dieu, mu kugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo Imana iguha kumenya, par l'amour de Dieu qui grandit en toi, urukundo rw'Imana rukomeza gukura muri wowe, par la soif de justice en toi. inyota yo gukiranuka ikomeza muri wowe. En faisant cela jour après jour, Noneho wakomeza kubikora umunsi ku wundi, l'arbre qui est ta personne est en train d'envoyer ses racines profondément dans ce courant de l'esprit. noneho cya giti ari bwo buzima bwawe bukomeza gushora imizi mu mwuka wera umunsi ku wundi. Ce fleuve de l'esprit. Noneho urwo ruzi rw'umwuka wera, Toi, tu es l'arbre. wowe uri igiti, Tu ne t'es pas planté là. ntabwo ari wowe witeye aho C'est uri, Dieu qui t'a ni planté. Imana yaguteye Lorsque tu as cru, igihe wizeraga, lorsque tu as accepté de t'appuyer en lui uniquement, igihe wiyemeje kwishingikiriza kuri we wenyine. alors en vivant cette communion intime avec Dieu, Rero mu kubaho muri ubwo busabane bwimbitse n'Imana, par la prière mu continue, gusenga udasiba, toutes sortes de prières, mu buryo bwose bwo gusenga, par la lecture, la méditation de la parole de Dieu quotidiennement, binyuze mu gusoma no gutekereza ku ijambo ry'Imana igihe cyose, par la mise en pratique de la parole de Dieu, binyuze mu gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, par l'amour de Dieu qui t'habite. binyuze mu gukunda Imana kuri muri wowe. Les racines de ta foi entrent profondément, Rero imizi rero yo kwizera entrent profondément, irinjira imuhengeri jour après jour. umunsi ku wundi. Plus la connaissance de Dieu en toi augmente, Uko ukumenya Imana bizamuka, les racines plongent profondément imizi niko ikomeza gushora munsi dans le fleuve de l'Esprit de Dieu. munsi rero mu nyanja y'umwuka Et wera, en retour, la vie de Dieu monte par les racines. maze rero ubuzima bw'Imana bukazamuka mu mizi, Les racines de la foi mu mizi yo kwizera, et nourrit ton être intérieur. noneho bikagaburira umuntu wawe w'imbere, Et ça impacte aussi ta vie noneho entière. bikagira ingaruka mu buzima bwawe bwose. Alors, par voie de conséquence, Rero ingaruka zabyo écoutez-moi bien. mwumve neza, Dieu n'a pas dit que l'arbre ne connaîtra pas la chaleur. Imana ntabwo yavuze ngo icyo giti ntabwo kizumva ubushuhe. Dieu n'a pas dit que cet arbre sera à l'abri de la sécheresse. Ntabwo Imana yavuze ko igihe cy'ubushuhe ntabwo bizaza kuri icyo La giti. chaleur, la sécheresse. ubushuhe n'amapfa n'umwuma. Oui, ces temps arriveront. Rero ibyo bihe bizabaho, Mais l'arbre ariko igiti cyo n'en sera pas affecté. ntabwo bizakigiraho ingaruka. Pourquoi? Kubera iki? Qu'est-ce que ça veut dire? N'iki bisobanura? La sécheresse, amapfa, la chaleur ubushuhe symbolise bisobanuye la succession des moments qui composent la vie de chaque homme. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où rien ne va du tout. ni urukurikirane rw'ibihe tunyuramo bigenda bisimbura umunezero, hari ibihe by'umubabaro, hari ibihe byiza n'ibihe bibi. Donc la succession de ce qui compose la vie d'un homme. Rero urukurikirane rw'ibigize ubuzima bw'umuntu. Amen. Amen. Les jours. Igenda ikurikirana. Amen. Amen. La succession de nos jours. Uko iminsi igenda ikurikirana L'existence humaine. mu buzima bw'umwana w'umuntu, Il y a toujours igihe cyose habamo des saisons
habaho ibihe. Les saisons sont naturelles. Ibihe birasanzwe. Amen. Amen. Il y a des périodes pluvieuses. Habaho ibihe Il y a by'imvura. des périodes de chaleur. Habaho ibihe Il y a by'ubushuhe. des périodes de sécheresse. Habaho ibihe Comme en été. ibihe by'uruzuba. Sama. Il y a des saisons. Dieu a créé des saisons comme Imana niyo yaremye ibihe uko bigenda bisimburana. notre vie aussi a des saisons. N'ubuzima bwacu bugira ibihe bitandukanye. Il y a des moments d'avoir des enfants. Hari ibihe byo kubyara. Là, c'est la joie dans la Ni famille. ibihe by'umunezero mu muryango. Il se pourrait qu'il y ait un membre de la famille qui meurt. Bishobora ko habaho gupfusha umuntu mu muryango. Est-ce que ce sont les mêmes saisons? Ese ni ibihe bimwe? Mais ça fait partie de notre vie. Ariko ibyo bigize ni bimwe mu bigize ubuzima bwacu. Ça fait partie de la condition humaine. Ni ibintu bijyanye n'ubuzima bwa kimuntu. Mais ce que Dieu dit ici, Ariko ibyo Imana ivuga hano, cet homme uwo muntu symbolisé par l'arbre planté auprès des eaux, ushushanywa n'igiti cyatewe hafi y'amazi, même s'il y a la chaleur, nubwo hari ubushuhe, même si la sécheresse arrive, nubwo haza ibihe by'ubushuhe bukabije, symboliquement les épreuves de la vie. ibyo rero bigaragaza ibigeragezo by'ubuzima. Amen. Amen. Les temps qui changent dans notre vie. Ibihe bigenda bihinduka. Hein? Amen. Malgré ce que nous partageons avec le commun des mortels. Hamwe n'ibyo dusangiye n'abantu bose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu promet, Ariko ibyo Imana isezeranya, cet arbre-là, icyo giti personnifié bien sûr, ni nk'umuntu, ni igiti muntu. cet arbre-là, Icyo giti muntu, là où Dieu l'a planté, aho Imana yagiteye, c'est ce changement de saison ibyo bihe uko bisimburana n'altéreront jamais la vie de Dieu en lui. ntacyo bizahindura ku buzima bw'Imana muri we. Sa vie sera toujours verdoyante. Ubuzima bwe buzahora butoshe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa vie sera verdoyante. Ubuzima bwe buzahora butoshe. Qu'est-ce que la verdure nous dit? Ese ubwo buzima butoshe La verdure, ça nous dit quoi? Yo urebye ubusitani, La verdure symbolise la vie. ni kuvuga ngo igiti kitoshe cyangwa ubusitani butoshe ni ubuzima. La verdure du jardin, ça veut dire la vie. Ubusitani butoshe ni ukuvuga ngo bufite ubuzima. Cet arbre est toujours verdoyant. Icyo giti gihora gitoshe. Ça veut dire la vie de cet homme. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'uwo muntu, Même si cet homme traverse le même moment que les autres. nubwo uwo muntu ari kunyura mu bihe kimwe n'abandi, Crise financière, crise économique. akabura amafaranga, akagira Non, crise financière, crise économique, ça veut dire dans le pays ou dans le monde. ni ukuvuga ngo ku isi cyangwa hakabaho ihungabana mu Ibihe bukungu. byose anyuramo asangiye n'abandi. Byaba byiza byaba bibi. Imana iravuga ngo icyo giti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, nubwo ibyo bihe byaba kuri bose, nawe arimo. Amen. Ariko ubuzima, imizi y'ukwizera kwe ivoma mu ruzi rw'Imana, rw'umwuka w'Imana, bizatuma uwo muntu igihe cyose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Always green. Igihe cyose azahora atoshe. Amen. Piga amaguru kwa Bwana Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami Yesu. Say after me, always green. Igihe cyose gitoshe. Musubiremo ngo igihe cyose gihora gitoshe. Même lorsque la société traverse des temps difficiles, Nubwo aho ubarizwa cyangwa igihugu kiri kunyura mu bihe bigoye. aho uba muri société ubamo, Amen. même si dans la société à laquelle tu appartiens, Nubwo aho uba, même si dans la société à laquelle tu appartiens, nubwo aho ubarizwa aho uba, abantu bo mu gihe cyawe, même si cette société traverse des crises, nubwo banyura mu bihe by'ihungabana, une crise économique, crise financière, hakabaho ihungabana d'emploi. ry'ubukungu, Amas. ihungabana mu kubona akazi n'ibindi etc. n'ibindi, Dieu promet Imana irasezeranya et il a dit, kandi yarabivuze. la chaleur, je ne l'empêcherai pas, Ubushuhe sinzigera mbubuza kubaho, la sécheresse, je ne l'empêcherai pas, ibihe by'umwuma
ntago bizabura kubaho, Mais toi, mon arbre, ariko wowe giti cyanjye, parce que tes racines sont en Dieu, kuko imizi yawe iri mu Mana, ton appui est en Dieu, ibishingikirizo byawe mu Mana, ton espérance est en Jésus-Christ. ibyiringiro byawe biri muri Yesu Kristo, Il y a au-delà du regard des hommes, hanze y'ibyo abantu bareba, au-delà du regard des hommes, hirya y'ibyo abantu loin du bareba, regard des hommes, hirya y'ibyo abantu barebesha amaso, tu as une vie secrète. ufite ubuzima bw'ibanga. Ta vie Ubuzima bwawe plonge dans le Dieu vivant. bushoye imizi mu Mana nzima. Ton espérance Ibyiringiro byawe plonge bushoye imizi dans le Dieu vivant. mu Mana nzima. Ton appui Ibyishingikirizo byawe plonge dans le Seigneur. buri mu Mana. Les gens te verront toujours verdoyant. Abantu bazabona igihe cyose utoshe. Ça veut dire la vie. Ni ukuvuga ngo hari ubuzima. Tu vas exploser de vie. Muri wowe hazasohokamo ubuzima. Tu vas exploser de vie. Tu vas manifester la vie. Uzagaragaza ubuzima. Tu ne seras jamais en train de grincer des dents. Nta na rimwe uzaba uhekenya amenyo. Tu ne seras jamais jaloux de ceci de cela. Ntabwo uzagira ishari kuri uriya cyangwa uriya. Les gens diront, mais Abantu bazavuga, ese pourquoi toi kuki wowe tu ne décourages pas comme nous ntabwo ucika intege nkatwe, alors que nous vivons la même chose? kandi turi kuba mu bintu bimwe, Mais ils ne savent pas. ariko ntabwo bazi, Et bo ils n'ont pas de racines nta mizi bafite, parce qu'ils sont dans le désert. kuko bo bari mu C'est butayu, du sable mouvant. ni umucanga gusa. Hein? Mais toi, Ariko wowe ton secret, ibanga ryawe tu es planté auprès des eaux. watewe hafi y'amazi. La foi plonge dans le Seigneur. Ukwizera gutewe mu Mana, Tes racines plongent dans le Seigneur imizi ishinze mu Mana, par la prière, mu gusenga, par la parole de mu Dieu, ijambo par ry'Imana, l'amour de Dieu, mu gukunda la Imana mise en pratique no gushyira mu bikorwa de ce que Dieu dit. ibyo Imana ivuga, Là, tu grandis ukagenda jour ukura après jour umunsi ku wundi dans la connaissance de Dieu. mu kumenya Umwami. Schématiquement, tu plonges tes racines en Dieu. Mu buryo bw'igishushanyo uba uri gushora imizi mu Mana, Les racines de la foi imizi yo kwizera plongent ikagenda ishora dans le fleuve de l'Esprit de mu Dieu. ruzi rw'Umwuka Wera. Amen. Permettez-moi de terminer avec un passage. Munyemere dusoreze ku murongo, ku ijambo. Vous avez vu? Beaucoup de gens ne vivent pas cette vie Abantu dans la benshi maison de Dieu même. abantu benshi mu nzu y'Imana ntabwo bari muri ubu buzima turi kwiga. Voilà pourquoi leur vie n'est pas différente à celle des gens d'à côté. Niyo mpamvu ubuzima bwabo ntibutandukanye n'abo babana. Écoutez leurs discours, Mwumve amagambo bavuga, leurs pensées, ibitekerezo byabo, les agissements. uburyo bitwara mu bibazo. C'est pas ceux qui ne professent pas la foi. Ntabwo bitandukanye n'abo batizera. Terminons dans ce passage. Reka dusoreze kuri uyu murongo. Ésaïe 31, 1-3. Yesaya 31 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Les gens n'ont pas compris Abantu ntibigeze ce basobanukirwa pourquoi Dieu a envoyé Jésus. impamvu Imana yohereje Yesu. Ils ont dans des pseudo-vies chrétiennes Bafite ibyitwa ko ari ubuzima bwa Gikristo, pseudo. ni igisa n'ubukristo. Lisons Ésaïe pour terminer. 31, 1-3. bazabona ishyano abamata kwitabariza, bakiringira amafarashi, bakizigira n'amagare kuko ari menshi, kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane, maze ntibite ku wera wa Isirayeli kandi ntibashake Uwiteka. Ariko rero nawe azi ubwenge azateza ibyago kandi ntazivuguruza, ahubwo azahagurukira inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatabaye. Kandi rero abanyegiputa si Imana, ni abantu gusa, n'amafarashi yabo si umwuka, ni inyama gusa. Maze ubwo Uwiteka azarambura ukuboko, utabaye azasitara, kandi utabawe azagwa, nuko bose bazashirira hamwe. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu dit. Imana iravuga. Hein? Ici, Israël s'était confié en l'Égypte.
hano Isirayeli yari yishingikirije kuri Egiputa Parce que l'Égypte à ce moment-là était une puissance mondiale. kuko Egiputa icyo gihe yari igihugu cy'igihangange ku isi Comme les États-Unis aujourd'hui. nk'uko abanyamerika bameze uyu munsi. Dieu dit, Imana iravuga ngo écoutez, mumve malheur à ceux qui descendent en Égypte bazabona ishano abamanuka bajya muri Egiputa pour avoir du secours. kugira ngo babone ubutabazi. Comprenez? Et Dieu dit, Imana iravuga ngo l'Égyptien est un homme et non Dieu. umunyegiputa ni umwana w'umuntu ntabwo ari Imana. C'est s'appuyer en la chair. Ni ukwishingikiriza ku nyama n'amaraso, Mettre sa confiance dans la chair. gushyira ibyiringiro bye ku nyama n'amaraso. Écoutez, qui s'appuie sur des chevaux. Bishingikiriza amafarashi. Et Dieu dit, Imana iravuga ngo les chevaux d'Égypte sont chair et non esprit. Egiputa ni inyama gusa ntabwo ari umwuka. Mais l'arbre que j'ai planté, Ariko igiti nateye je l'ai planté auprès des eaux de l'esprit. nagiteye hafi y'amazi y'umwuka. Ses racines plongent dans l'esprit Imizi yacyo iri mu mwuka et puisent la puissance du Très-Haut kandi uvoma imbaraga zisumba byose pour affronter toute adversité. kugira ngo ihangane n'ibiza bitera byose. Alléluia. Amen. Oh, je vais terminer. Tugiye gusoza. Alléluia. Amen. Il dit, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Umunyegiputa ni umuntu ntabwo ari Imana. Ses chevaux sont chair et non esprit. Amafarashi ye ni inyama n'amaraso ntabwo ari umwuka. Même si c'est une multitude. Nubwo ari benshi. Non, non. Amafarashi. Ses chevaux et ses cavaliers et ses chars. Ayo mafarashi n'amagare n'abayatwara. Écoutez-moi. Il y a des chevaux. Hari amafarashi. Il y a des chars tirés par les chevaux. Hari amagare akururwa n'amafarashi. Et il y a ceux qui montent ces chevaux. Noneho hari n'abatwara ayo mafarashi. C'était ça la force de l'Égypte. Nizo zari imbaraga za Egiputa. C'est comme les drones aujourd'hui, les avions de toutes sortes pour toutes les prouesses scientifiques, technologiques qui font que tel pays soit une puissance militaire. Ni kimwe na za drone cyangwa indege z'intambara n'ubundi bushobozi bwose bwa gisirikare butuma igisirikare. Toute cette puissance militaire d'Égypte, avuga ngo izo mbaraga zose za gisirikare za Egiputa, Dieu avuga ngo écoutez-moi bien, munyumve neza, puisque vous ne regardez pas vers le sein d'Israël, kuko mudatumbiriye amaso Uwiteka Imana ya Isirayeli, uwera wa Isirayeli, uwera wa Isirayeli, et ne recherchez pas l'Éternel, kandi mudashaka Uwiteka, il dit ceci, iravuga ngo quand j'étendrai ma main, igihe nzarambura ukuboko kwanjye, le protecteur chancelera. urinda. Ça veut dire, l'Égypte en qui vous avez mis votre confiance va chanceler. Nuvuga ngo Egiputa mwashizemo ibyiringiro byanyu izagwa. Le protégé tombera. Le Urinda, protecteur va chanceler. wa undi urinda azanyeganyezwa. Et le protégé va tomber. N'urindwa azagwa. Et tous ensemble, Maze bose, le protecteur et le protégé. urindwa n'urinda. Dans ce contexte, c'est Égypte et Israël. Hano uvugwa ni Egiputa na Isirayeli. Les deux, lorsque je vais étendre ma main, moi l'Éternel, Bombi igihe nzarambura ukuboko kwanjye njye Uwiteka, le protecteur et le protégé, tous ensemble vont tomber. urinda n'urindwa bose bazagwa. Parce que c'est la chair et non pas l'esprit. Kuko ni inyama ntabwo ari umwuka. Est-ce que vous avez compris? Ese mwabyumvise? Hein? Celui qui se confie en autre chose que l'Éternel, il est semblable à Israël à ce temps-là, qui se confiait en Égypte en tant que puissance militaire à cette époque-là, et sur ses chevaux, sur ses chars, sur ses cavaliers. Uwiringira ibindi agereranywa nk'uko iki gicapo twabonye ukuntu Isirayeli yiringiraga Egiputa n'amagare n'abayagenderaho. Hein? Amen. Et Dieu dit, puisque vous avez abandonné le sein d'Israël, Imana iravuga ngo kuko mwataye umugongo uwera wa Isirayeli, vous n'avez pas regardé au sein d'Israël, ntago mwatumbiriye uwera wa Isirayeli, vous n'avez pas recherché l'Éternel, ntago mwashatse Uwiteka votre Dieu, Imana yanyu, alors j'étendrai ma main, rero nzarambura ukuboko kwanjye, votre appui sera d'aucun secours.
rero urwishingikirizo rwanyu ntacyo ruzabamarira. Frères et sœurs, je termine en vous disant, Rero mu gusoza ndababwira ngo ces paroles nous parlent aujourd'hui aya magambo afite icyo atubwira muri iki gihe, parce que la société actuelle dans le monde traverse des temps difficiles. kuko abantu mu isi muri iki gihe iri guca mu bihe bigoye. Il est temps de connaître notre Dieu. Ni igihe cyo kumenya Imana yacu, Il est temps de rechercher l'Éternel, ni igihe cyo gushaka Uwiteka à le connaître sérieusement, ukamumenya neza, parce que l'espérance est précédée par la connaissance de notre Dieu. kuko ukwiringira bituruka mu kumenya neza Non, Imana. l'espérance est précédée par la connaissance de l'objet de notre espérance. Rero icyo wiringira kibanzirizwa no kumenya icyo wiringira. Tu ne peux pas avoir ton espérance en Dieu Ntabwo ushobora kwiringira Imana sans avoir au préalable connaissance ce Dieu. utabanje kumenya iyo Mana. Tu ne peux pas dire Jésus, Jésus. Ntabwo ushaka kuvuga ngo Yesu Yesu, Il faut le connaître intimement. ukwiriye kumumenya wowe ubwawe mu Il est temps de busabane. connaître Jésus Ni igihe cyo kumenya Yesu avec ses différentes profondeurs. n'ibijyepfo bimugize, Connaître qui est Jésus, ukamenya neza Yesu de quoi il est capable, ibyo ashoboye. qui peut défaire Jésus, Ninde ushobora kunesha Yesu? qui dans ce monde peut défaire Jésus, Ninde muri iyi si ushobora kunesha Yesu? qui dans ce monde peut dire à Jésus, je t'arrête. Ninde ushobora kubwira Yesu muri iyi si ngo ndaguhagaritse? Est-ce que toutes les armées du monde peuvent se tenir devant Jésus? Ese ingabo zose zo ku isi zishobora guhagarara imbere ya Yesu? Lisez la guerre d'Armageddon, comment elle va finir. Lisez la guerre d'Armageddon, comment elle va finir. Muzasome intambara ya Armagedone Bibiliya ivuga Comment elle va finir. uburyo izarangira. C'est ça la dernière guerre mondiale. Niyo ntambara y'isi ya nyuma izaba. Comment elle va finir. Ni gute izarangira? Toutes les armées du monde Ingabo zose zo ku isi et les Chinois. n'Abashinwa. Ça, oh. Écoutez-moi. Munyumve. Savez-vous que Dieu Mwari muzi ko Imana a donné même le nombre yatanze n'umubare, exact umubare nyawo des soldats w'abasirikare de l'armée qui viendront de l'Est dans la guerre d'Armageddon. abasirikare bazaturuka iburasirazuba mu ntambara ya Armagedoni. Ce que la Bible appelle les rois de l'Orient. Bitwa ngo umwami Les w'iburasirazuba, rois. abami C'est dans b'uburasirazuba, l'Apocalypse. biri mu byahishuwe. Hein? Dieu a donné même le nombre exact. Imana yatanze n'umubare nyawo. Il dit les rois de l'Orient. Ngo abami b'iburasirazuba, Je vais dessécher le fleuve Euphrate. nzumisha Je vais dessécher le fleuve Euphrate. nzumisha inyanja ya Uruzi. Efurate, uruzi rwa Efurate. Zakamya uruzi rwa Efurate. Kuko nibwo rugabano mu mateka y'ibihugu by'Iburasirazuba bwo hagati, nibwo bafata nk'urugabano rugabana iburasirazuba n'iburengerazuba. C'était une frontière naturelle entre l'Est et l'Ouest. Rwa rugabano hagati Naturel. n'urugabano uko Imana yaremye, Carrément. n'urugabano karemano rwari rutandukanye iburasirazuba n'iburengerazuba. Dans l'histoire biblique, l'Euphrate, comprenez? Mu mateka ya C'était la Bibiliya, frontière naturelle entre l'Est et l'Ouest. muri Bibiliya rwari urugabano rutandukanye iburasirazuba Non, c'est pas dans la n'iburengerazuba. Bible, dans l'histoire. Mu mateka Ah. Alors Dieu dit, rero Imana iravuga ngo il va dessécher ce fleuve izumisha urwo ruzi, parce qu'il y a 4 anges que Dieu a placés là pour garder le fleuve. kuko hari abamarayika bane Imana yahashize kugira ngo barinde urwo ruzi. Alors Dieu va donner l'ordre, Rero Imana izategeka détacher ces 4 anges. rero abo bamarayika bane bave kuri urwo ruzi, Parce que je vais maintenant amener les armées des pays de l'Orient pour traverser avec leurs troupes et à les combattre. kuko ngiye kuzana ingabo ziturutse iburasirazuba, bazaca hariya n'ingabo zabo. Hein? Pour qu'ils aient la facilité de transporter des blindés, etc. kugira ngo babashe Zatier, kubona uburyo buborohera kunyuzaho intwaro zabo. Bien sûr, il y aura une guerre aérienne, mais aussi le gros des troupes va passer par là. Je vais vous dire le nombre exact que Dieu a donné. Ça fait quelque chose là. Birumvikana hazaba ari ingabo zo ku butaka n'izo mu kirere, ariko ndaza kubaho umubare nyawo Imana yatanze. L'Occident, ça veut dire OTAN, viendra. Ni ukuvuga ngo iburengerazuba, ni ukuvuga ngo tani izaza, Le théâtre de cette guerre sera en Israël. aho intambara izabera ni muri Isirayeli.
Les Russes descendront, ça veut dire Gog et Magog. abarusiya bazamanuka nuva ni gogi na magogi. Mais ce qui nous intéresse maintenant, Ariko ikitureba nonaha, quels sont ces rois de l'Orient? rero abo bami b'iburasirazuba ni bande? C'est la Chine, Nuvuga ngo ni Ubushinwa, c'est la Corée du Nord, ni Korea y'Amajyaruguru, c'est le Japon. ni Buyapani. Le Japon maintenant a augmenté son budget militaire Ubu ngubu Ubuyapani bwongeye budget y'igisirikare, alors que c'était interdit après la défaite à la Seconde Guerre mondiale. kandi byari bibujije nyuma y'intambara ya kabiri, bamaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi. Comprenez? La Chine se prépare, Ubushinwa buriteguye, la Corée du Nord se prépare, Korea y'Amajyaruguru le iriteguye, Japon se prépare. Ubuyapani buriteguye. Comprenez? Amen. 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 L'Inde se prépare. Ubuhinde buriteguye. Alors, cette configuration s'appelle les rois de l'Orient. Rero urwo ruhurirane rwose nirwo rwitwa abami b'iburasirazuba. Et Jean a dit, Rero Yohana aravuga dans l'Apocalypse, là, mu byahishuwe, j'entendis le nombre numvise umubare des soldats qui viendront des pays de l'Orient. y'abasirikare bazaturuka iburasirazuba. Et Dieu a dit, Imana iravuga ngo ils seront 200 millions. bazaba miliyoni 200. Dieu a donné le nombre exact. Imana yatanze umubare nyawo. Et à l'heure où je vous parle, Ubu ngubu mbabwira, la Chine Ubushinwa est capable de mobiliser des millions de soldats. ufite ubushobozi bwo gutegura ingabo ibihumbi Des millions de za soldats. miliyoni z'abasirikare. Ajouter à la Chine, la Corée du Nord, le Japon, la Corée du Sud aussi, et ukongera l'Inde. Ubuyapani, Korea y'Amajyaruguru L'Inde. n'Ubuhinde. Dieu dit, Jean, écoute, Imana iravuga ngo Yohana umva, cette armée-là izo ngabo sera au nombre de 200 millions d'hommes. nuva ni ingabo miliyoni 200. Alors moi j'ai une question à vous poser. Rero mfite ikibazo ushaka kubabaza. Comment Dieu peut connaître le nombre Ni gute Imana yamenye umubare de ceux qui viendront dans la guerre d'Armageddon combattre à partir de l'Orient? bazaza baturutse iburasirazuba baje kurwana intambara ya Armagedoni? Et toi tu te dis qu'il ne connaît pas le nombre de problèmes. Wowe ukavuga ngo Imana ntabwo izi imibare y'ibibazo mfite. Wowe ukaba wibaza ko Imana ntabwo izi kubara ingorane ufite. Yaramenye umubare w'abasirikare bazava iburasirazuba. Biri muri Bibiliya hashize imyaka 2000. Hanyuma ukavuga ngo Imana ntikuzi n'izi ngorane zawe. Ni gute yavuga umubare? Hanyuma ukavuga ngo ntabwo izi ibibazo byawe. Niyo mpamvu navuze ngo turebe neza nitube muri wa muntu wa mbere wavumwe. Icyatumwe avumwa ngo niyiringiye Uwiteka ntigeze ishingikiriza imbaraga z'Imana. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi quand je lis ça, Jewe yo nsomye ibi, ce passage-là, j'attendis le nombre. numva umubare. Alors je dis, qu'est-ce qui me fait peur? Ava niki kintera ubwoba? Si tu connais déjà le nombre des Chinois, des Coréens, des Indiens, des Japonais, n'est-ce pas, qui vont participer à cette dernière guerre mondiale, l'Armageddon, alors Dieu, mais il connaît dans les détails, si je n'ai pas de Kaunga. Nibuze umubare w'ingabo z'Abashinwa, z'aba muri Korea, Ubuyapani n'Ubuhinde, ibibazo byanjye ntago byayigora kumenya. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ese muri kumva? Amen. Amen. Anawezaje kujua hesabu ya majeshi yatatoka mashariki kupigana vita Armageddon? Mungu akasema na hesabu Yohana, hesabu ni hii. Lisons et puis je vais laisser partir. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Hari abantu batajya basoma Bibiliya. C'est le problème. Nicyo kibazo. Est-ce que vous comprenez? Ese muri kumva? Amen. Amen. Apocalypse 9 là. Ibyahishuwe 19. 9. Ibyahishuwe igice cya 9. Amen. 16. Umurongo wa 16. Dieu donne le nombre exact. Imana itanga umubare nyawo. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wawo narawumvise. Amen. 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 Amen.
Pour le langage que tu comprends, ça veut dire 2 myriades et 2 myriades. Ça veut dire c'est exactement 200 millions. ni miliyoni magana abiri 200 millions. miliyoni magana abiri. Amen. D'ailleurs, dans la Bible, c'est une version anglaise. Amen. C'est écrit 200 millions. Muri Bibiliya zimwe Pour aider les z'icyongereza gens à comprendre ce langage. ho bakoresheje neza uyu mubare mu mibare y'iki gihe. Myriade, c'est 10 000. Amen. Amen. Alléluia. hari agahumbagiza bavuze ni miliyoni 10. Alléluia. Amen. Cette expression veut dire 200 millions. ni ukuvuga ngo iryo jambo wakoresheje hariya ni miliyoni magana abiri. Le nombre exact umubare wuzuye des armées qui viendront de l'Est y'ingabo zizaturuka iburasirazuba pour participer à la guerre d'Armageddon en Israël. kugira ngo nabo bagire uruhare mu ntambara ya Armagedoni muri Isirayeli. Et Dieu va frayer le chemin en des... Imana rero izaca inzira mu kukamya uruzi rwa Efurati. Revenons maintenant à notre conclusion. Rero tugaruke ku ndunduro yacu. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. Heureux l'homme qui place sa confiance en Jésus-Christ. Hahirwa umuntu ushira ibyiringiro bye muri Yesu Kristo. Il sera comme l'arbre planté auprès des eaux. Hazamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ses racines plongent dans le courant. Imizi ye ishora aho amazi atembera mu migezi. Amen. Amen. Il sera toujours verdoyant. Igihe cyose kizahora gitoshe. Même en pleine sécheresse. No mu gihe cy'amapfa. Même en pleine chaleur. N'igihe cy'ubushuhe. Ça veut dire lorsque les difficultés de la vie se présentent. Nuvuga ngo n'igihe haje ibibazo by'ubuzima. Lui sera toujours verdoyant. We igihe cyose azahora atoshe. Sa vie sera toujours à la gloire de Dieu. Ubuzima bwose buzaba buri mu bwiza bw'Imana. Les chants d'allégresse à l'honneur de l'Éternel monteront toujours de son cœur. Indirimbo z'ishimwe ku Uwiteka zizahora zizamuka mu mutima we. Il mettra toujours sa joie dans le nom de son Dieu. Igihe cyose azashira ibyishimo bye mu izina ry'Uwiteka Imana ye. Dieu n'empêchera pas de vivre les saisons. Imana ntabwo izabuza ko anyura mu bihe bitandukanye. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé les saisons. Imana niyo yaremye ibihe bitandukanye. C'est dans l'ordre des choses de la création. Bijyanye n'uburyo ibintu byaremwe mu buryo butandukanye. Il y a les temps de pluie, il y a les temps de sécheresse. Hari ibihe by'uruzuba, hari ibihe by'imvura. De chaleur. Hari ibihe by'ubushuhe. Les autres arbres vont flétrir leurs feuilles. Ibindi biti ibyatsi byabo bizuma. Ibibabi by'ibiti bindi bizuma. Ibibabi by'ibiti bizuma. Mais lui, ariko we, son secret, ibanga rye, cet homme-là qui se confie en Dieu, uwo muntu wiringira Uwiteka, c'est que ses racines, nuko imizi ye, sa vie secrète avec Dieu, ubuzima bwe buri mu Mana, sa vie secrète avec Dieu, ubuzima bwe bw'ibanga n'Imana, c'est que nuko la force imbaraga qui l'anime, imbaraga zisunika ubuzima bwe n'est pas tirée ntago ziva de ressources humaines, ziva mu mbaraga za kimuntu, les ressources de la chair, imbaraga z'inyama n'amaraso, mais ses racines ahubwo imizi ye plongent ishoye dans le Dieu vivant. mu Mana nzima. Jésus, Yesu il est la source niwe soko, de sa force. niwe soko imbaraga ze. L'Esprit de Dieu, Umwuka w'Imana c'est comme ce fleuve-là. ni nk'urwo ruzi. C'est l'Esprit de Dieu ni umwuka w'Imana qui arrose sa vie. niwe uvomerera ubuzima bwe. Alléluia. Amen. Même si les radios disent, nubwo amaradiyo avuga, même si les réseaux sociaux disent, nubwo imbuga nkoranyambaga zivuga, même si les médias mainstream disent, nubwo amateleviziyo mpuzamahanga avuga, c'est grave, birakomeye, c'est terrible. biteye ubwoba. Le monde court à sa perte. Isi iragana mu kurimbuka. Là où il est, aho iri, là où il aho est, uwo muntu ari, parce qu'il se confie en Dieu. kuko yiringira Imana. C'est Dieu qui est son appui. Imana niyo yishingikirijeho. Le Saint d'Israël, Uwera wa Isirayeli, Jésus de Nazareth. Yesu Kristo w'i Nazareti. Lui, là où il est, We aho ari, cet homme-là, uwo muntu, cette femme-là, uwo mugore, il est en communion we aba ari mu busabane avec le Dieu vivant. n'Imana nzima.
Alléluia. amen. Il ne regarde pas vers les hommes. We ntago ahanga amaso abana b'abantu. Il ne passe pas tout son temps à courir après l'approbation des hommes. Ntago arwana igihe cyose kugira ngo abantu bamushime. Non. Oya, Il connaît les hommes, azi umwana w'umuntu, mais il connaît aussi son Dieu. ariko azi n'Imana ye. Amen. Ces paroles Aya magambo viennent de Dieu. avuye ku Mana. Heureux celui Hahirwa ou umuntu celle umuntu qui le reçoit uyakire comme venant de Dieu lui-même. akayakira nk'ayavuye ku Mana koko. J'aimerais qu'on prie ensemble. Nakwifuza ko Qu'on prie ensemble. dusengere hamwe, Qu'on prie ensemble dusengere hamwe avant de partir. mbere yuko dutaha. Amen. Amen. Pour que chacun d'entre nous Kugira ngo buri wese muri twe soit cet arbre-là abe icyo giti qui est béni, cyahawe umugisha, qui est planté auprès des eaux de l'Esprit de Dieu. cyatewe hafi y'amazi y'uruzi rw'umwuka wera. Que tu sois la personne qui se confie en Dieu. Ube uwo muntu wishingikiriza ku Mana. Ton appui, c'est Dieu. Ibyishingikirizo cyawe ni Imana. Alléluia. Amen. Qui veut prier avec moi? Ninde ushaka gusengana nanjye? Ah, lève-toi maintenant. Haguruka Nous allons prier. tugiye gusenga. Njye ndashaka kuba uwo muntu. Njye ndashaka kuba uwo muntu. Amen. Ibanga twaryumvise. Amen. Nugushishikara kumenya Imana. Ukareba umutima wawe nimba ntago ibyiringiro byawe. Amen. Bitari mu bindi. Icyo wishingikiriza ureko atari Yesu. Nimba ibyo bintu bitameze nk'uriya muntu wa kabiri, bizaba bimeze nk'umuntu wa mbere. Kandi umuntu wa mbere mumvise ko yibera he mu butayu. Ah, tu vas rechercher la paix va s'éloigner. Azashaka amahoro, amahoro abe kure ye. Et pendant que je prie pour l'assemblée, Rero mu gihe ndi gusengera iteraniro, j'invite chaque personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et ndahamagara Sauveur umuntu wese utarakira Yesu nk'umwami de n'umukiza, passer ici devant atera intambwe aze hano imbere, et dire au Seigneur Jésus, maze abwire umwami Yesu, Seigneur, je te reçois aujourd'hui umwami Yesu ndakwakira uyu munsi comme roi et Seigneur de ma vie. nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Plante-moi aussi Nanjye ntera auprès hafi des eaux du royaume, y'amazi y'ubwami, auprès du fleuve de l'Esprit. hafi y'uruzi rw'umwuka. Je veux être un homme, une femme bénie, Ndashaka kuba umuntu wahawe umugisha, heureux, heureuse. uhiriwe. Je veux vivre Ndashaka kuba en ne comptant que sur toi. ari wowe mpanze amaso. Pendant que je prie, toi, tu vas venir ici recevoir Jésus. Igihe ndi gusenga wowe utera intambwe uze hano Si wakire tu es Yesu. là. Niba uri hano. Pour les autres, levons nos mains. Ku bandi reka tuzamure ibiganza byacu. Alléluia. Amen. Uyu mwanya uvuga uti mwami Yesu, numvise ijambo wadutumyeho ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu, havumwe uwishingikiriza ikindi, ntiyiringire Imana, nishingikiriza imbaraga z'Imana. Numvise ko azibera mu butayu, ahatamera, hataba ibyishimo, ahaba kuganya no gutanyurwa. Sinshaka kuba uwo muntu, nshaka kuba nk'uwo muntu yagereranywe n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, gishora imizi muri urwo ruzi rw'umwuka wera. Icyo giti cyakira ubuzima bw'Imana, kibera mu buzima bw'Imana. Mwami, untere nk'icyo giti mu bwami bwawe, hafi y'uruzi rwawe, kugira ngo ubuzima bwanjye bugaburirwe n'ubuzima bwawe. Ume kwizera kugira ngo imizi yako ishore muri wowe mwami. Isi igeze mu butayu bukomeye, isi igeze mu gihe cy'amapfa akomeye.
biboneka mu bibazo ufite, ariko ijambo ryawe riratubwira hamwe n'ibyo byose abanyiringira, abanyizera, abanyishingikiriza ntago baziganyira, kuko ndabateye hafi y'amazi y'ubugingo, hafi y'uruzi rw'umwuka, aho bavomerwa ku munsi ku munsi. Bazahora batoshye, ntago bazigera buma ibihe nubwo byakuranywa n'ibindi. Nshaka kuba icyo giti mwami cyaho umugisha nawe, mbigusabye mu izina rya Yesu, kandi nizera yuko unyumvise kandi ko wabikoze, kandi ko nzabona ubuzima bwanjye bumeze nk'icyo giti kitiganyira uruzuba cyangwa amapfa cyangwa umwuma, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Alors je vais prier pour vous maintenant. rero ngiye kubasengera. Restez devant Dieu. Reka hagare imbere y'Imana. Seigneur Jésus, Mwami Yesu, je te présente ton peuple. ndakweretse ubwoko bwawe. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. wohereje ijambo ryawe kugira ngo ridukize. Chaque personne se tient devant toi. buri muntu wese uhagaze imbere yawe, Et ceux qui nous s'ouvrons sur Internet, n'abazadukurikira kuri internet, je prie pour eux. ndabasengeye. Ceux qui sont auprès comme au loin. abari hafi n'abari kure, Étends ta main, Seigneur Jésus. rambura ukuboko kwawe Mwami Yesu, Saisis chaque vie. fata ubuzima bwose, Plante-la uburandure, du désert buvane mu butayu, et plante-la ubutere auprès des eaux. hafi y'amazi, Que les racines imizi yacyo, de chaque vie, imizi ya buri buzima, les racines de foi, imizi yo kwizera, plonge en toi. ishora imizi muri wowe, Plonge dans ton esprit. ishora imizi mu mwuka Que wawe, chaque personne kandi buri wese qui a fait cette prière, wasenze iri sengesho, que chaque personne kandi buri wese qui fera cette prière uzakora iri sengesho aujourd'hui et demain, uyu munsi no mu minsi ikurikiye, que tu le plantes umutere auprès hafi des eaux de l'esprit. y'amazi y'umwuka wera, Que tu le plantes dans ton royaume. umutere mu bwami Que bwawe, tu le plantes auprès de ce courant de vie. umutere hafi y'urwo ruzi rw'ubuzima, Pour que chaque jour, kugira ngo buri munsi par la communion avec mu toi, busabane hamwe nawe, par la parole de Dieu, hamwe n'ijambo mise en ry'Imana pratique, rishyirwa mu bikorwa, par l'amour de Dieu, no mu gukunda Imana, que les racines de la foi imizi yo kwizera plongent ishore dans la vie de l'esprit. mu buzima bw'umwuka wera. Quels que soient les temps difficiles ibihe byose uko byaba bigoye qui se kose, succéderont, que ces arbres, ibi biti tu as dit, wavuze ils seront toujours verdoyants. igihe cyose bizahora bitoshe, Les fleurs ne se flétriront jamais. ibibabi byabyo ntabwo bizuma, Ces arbres vont porter des fruits ibyo biti bizera imbuto pour chaque saison. mu bihe byose, Des fruits de justice. imbuto zo Des gukiranuka, fruits qui glorifient Dieu. imbuto zihesha Imana Au nom de icyubahiro, mu Jésus, izina rya Yesu je déclare et je ndatuye, confesse, ndamamaje, mon frère, muvandimwe, ma sœur, mushiki maintenant wanjye, même, nonaha tu es transplanté uratewe, nonaha du désert uvanwe mu butayu vers le fleuve de l'esprit. ushingwe mu butayu, utewe mu ruzi rw'umwuka Dieu te wera. plante maintenant Imana iraguteye nonaha auprès du fleuve de vie. hafi y'uruzi rw'ubuzima. Dieu te plante maintenant Imana iraguteye nonaha dans la vie du royaume. mu buzima bw'ubwami, Tu n'es plus dans le désert. ntabwo ukiri mu butayu, Tu es dans le jardin verdoyant de l'Éternel. uri mu busitani butoshe Tu es comme dans bw'Imana, l'Éden de Dieu. Tu es Uri- comme dans l'Éden de uri Dieu. nk'uri muri Edeni y'Imana. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, ta vie n'est plus le désert. ubuzima bwawe ntabwo bukwiriye ubutayu. Dieu te plante auprès de son fleuve. Imana igushize hafi y'uruzi rwayo. Tu es un arbre planté dans la plantation de Uri l'Éternel. igiti cyatewe mu murima w'Imana, Tu es planté dans le jardin de Dieu. utewe mu busitani bw'Imana, Et commence maintenant kandi tangira nonaha, à vivre utangire kuba
cette réalité uko kuri ubwo buzima de la vie du royaume, ubuzima bw'ubwami qu'elle est fluide rero imbuto à la gloire de Dieu, zihesha Imana icyubahiro commence à se manifester dans ta vie. zitangire kugaragara mu buzima bwawe Que la sève du royaume de Dieu, rero la sève du royaume de Dieu, rero la sève de l'esprit ibitemba ni umwuka w'Imana mu buzima bwawe monte maintenant. butangire buzamuke La sève, ça veut dire la vie de Dieu. seve ni ibigaburira ubuzima bw'Imana butangire buzamuke mu mizi y'ukwizera kwawe. Amen. Bwinjire mu buzima bwawe bwose. Amen. Bwinjire mu mwuka. Amen. Bwinjire mu buzima, mu bugingo. Bwinjire mu mubiri wawe. Amen. Ubuzima bwawe bwose butangire butohe mu izina rya Yesu Kristo. Imivumo mu butayu itangire ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ayo madayimoni yarakugose atangira guhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe butangire bugaragare ko butakiri mu butayu, ko muri bustani bw'Imana, ko muri mu murima w'Imana. Uri giti wereye none cyatewe n'Imana ubwayo hafi y'imigezi y'amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Naguziganyira uruzuba, naguziganyira ibyejo, naguziganyira ibyejo iminsi yose, iminsi yose ibibabi by'ubuzima bwawe bizajya bitoshe mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakubwiye ngo nagukiri wavumye ahubwo uruwawe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uri ico giti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Kandi bitangire bigaragare mu buzima bwawe, ubuzima bwawe butangire bugaragare kuri igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi. Naguziganyira uruzuba, naguziganyira ibihe bibi, kuko Imana irakubwiye ngo naguteye hafi y'urwo ruzi rw'umwuka w'ubugingo. Naguzigera wiganyira, ntukongere kwiringira abantu, ntukongere kwiringira ubwawe, ntukongere kwishingikiriza imbaraga za kimuntu. Utangire wiringira Imana muri Yesu, utangire wishingikirize Yesu Kristo hamwe n'ijambo rye. Ntabwo azigera ahindura ibyo yavuze. Nimba uyu munsi aya magambo y'Imana wayumvise nk'amagambo y'Imana, ndashaka wature ngo amen, amen. nagira mbaho umugisha buri umwe wese rwose abwire mugenzi we, amubwire ngo zirikana iby'Imana yakoze uyu munsi. Reka maze basengere. Zirikana iby'Imana yakoze uyu munsi. Ntukiri igiti cyo mu butayu, uri igiti gitewe mu bwami bw'Imana kandi hafi y'uruzi rw'Imana, uruzi rw'ubugingo. Wereye none ubuzima bwawe buratangira bugaragaze ko Imana itabeshya kandi ko watewe koko nayo hafi y'igiti cy'amazi y'ubugingo. Ntuziganyira ibihe bibi, ntabwo uziganyira ibihe bibi. Menye ikintu, ntabwo yavuze ko izabuza izuba, ubushuhe, umwuma bizaba nkuko bisanzwe mu buzima, kuko Imana niyo yaremye ibihe ko ikuranwa. Ariko icyo izabuza ko bikugireho ingaruka. Katubaho umugisha. Ubu nubwo umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Hindukira mugenzi wawe rero umubwire ayo magambo. Yahindutse igiti cyatewe hafi y'uruzi rw'amazi y'ubugingo.